inshuti za gospel TV, gospel ahantu mushobora gusanga abahanzi, amakuru y'abahanzi abo bose cyane. Tugiye kuganira ku musore Dani Mutabazi k'uyu munsi. Rero Dani Mutabazi uringira ngo uri kugenda ukora udushya twinshi mu bitaramo bitandukanye. Hari igitaramo yakoreye muri Fatuma ari kumwe na Patient Bizimana, hari ikindi agomba guhuriramo nanone na Patient Bizimana Nyagatare, hari n'ibindi bitaramo byinshi cyane biri kugenda bigaragaramo uyu musore Dani Mutabazi. Umusore Dani Mutabazi rero ageze gutya abashyize indirimbo hanze yitwa ngo binkoze ku mutima. Indirimbo muri no minsi iri kugaragara, hari kumvikana ku maradiyo agiye atandukanye. Muzi ko uyu musore mu minsi yashize yakoze ikintu cyitwa Calvary Tours. Calvary Tours rero akaba yarayikoze mu ntara zitandukanye, cyane cyane Nyabihu. Yahagaragaye mu dushya twinshi cyane, hagaragayemo udushya twinshi cyane, udushya twagiye dutera abantu benshi amatsiko. Kuko uyu musore akaba yavuze ati nje muri gospel. Rero muri gospel nyijemo ntago ari bya bindi bimwe nagendaga nkagenda nkitsimbatsimba ahantu nkagaruka ahangaha. None ngo ayijemo cyane. Uyu musore ni umusore ukunda kuramya indirimbo zo kuramya no guhimbaza, akunda guhimbaza cyane. Yewe ndetse no muri Fatuma Hotel yarabigaragaje ubwo yari ari kumwe na Patient Bizimana, aho yaririmbye live. Nshuti yanjye yaririmbye live, ibyuma birakomanya byarakomanyije cyane. So big boy Dani Mutabazi cyo nakubwira ati congratulations, ndetse komereza aho ngaho. Ibitaramo uri kugenda ukora kabisa bifite ingufu. Ngira ngo igitaramo cyawe cyakoze abantu benshi cyane ni tour. Ni ibitaramo wagiye utegura. Dani Mutabazi yagiye agaragara mu ntara nyinshi, harimo intara y'Amajyepfo, intara y'Uburengerazuba, Iburasirazuba, ni ahantu henshi cyane. Abantu bagwamagana muramuzi, abantu w'Ikabugara muramuzi. Ni ibitaramo mwagiye mumubonamo kenshi cyane. But ngira ngo Dani Mutabazi muri kugenda mumubona muri no minsi agarukanye n'indirimbo ye nshyashya yitwa binkoze ku mutima. Ni indirimbo nziza mu nshirizame, arayiririmba ubuhanuzi bukamanuka, yayiririmba ukumva binkoze ku mutima. Ahantu hose ni binkoze ku mutima, ntago ari ukuyiryoshya gusa. Please nge ni indirimbo nagiye ngo nakunze cyane, ni indirimbo nashakiye ubusobanuro yes. Uri kubona abasore menshi cyane muri no minsi ziri gupostinga ku ma Instagram, ku ma status za WhatsApp, agaragaza ati binkoze ku mutima, bari kureba ka video muri binkoze ku mutima. Bivuga ngo gospel iri kugenda itera intambwe cyane. Ejo bundi Theo yarasohoye indirimbo murasakuza cha yes, undi muntu nanone akubita kandi karirimba hariya cha murasakuza. Ariko Dani Mutabazi waje ashyira akadomo muti binkoze ku mutima. Nyuma y'indirimbo yakoranye n'Uwimana Aime, indirimbo nziza cyane. Nyuma Uwimana Aime muswa yasakorana na Israel Mbonyi, ariko indirimbo y'Uwimana Aime ari kumwe na Dani Mutabazi ngira ngo ni indirimbo yaje ikosora. Turavuga ati uyu musore tumwitege manje uyu munsi. Rero muri no minsi bwo akari koza indirimbo yitwa ati binkoze ku mutima. Dani Mutabazi nakubwira ati congratulations, kandi komereza aho ngaho. Imana yawe komeze uyikuze, ugendane aho uri hose, ukora ibitaramo. So natwe tukuri inyuma industry yose, tukuri inyuma. Twe tuzi gukora showbiz, tuzajya tugufashamo igihe cyose, turabikwemereye. Ariko utazirara ukamera abandi bagera muri gospel ejo bakaba ishuhutsemo. Ugumemo, cyo nicyo kintu nakubwira gusa, ugumemo. Yes. Tumukaye turaza kuza kugaruka rero, tuganira ku gitaramo kiri gutegurwa cyane. Igitaramo yes, abantu bose bari kukibazaho ngo bimeze gute. Ni igitaramo kirimo imana kidasanzwe cya Sion Choir. Ni Sion Choir yani Kigali. Turaza kuza tubiganiraho. Ni korali nayo muri no minsi gutayajya guhitinga yasoya akaririmbo isikora concert. Urumva ko ari ibintu bishyushye cyane. Turaza kuza tuganiraho mu kanya rero gatoya tugaruka nyuma yo kwamamaza. Ndabibutse ko mushaka gukora kuri channel yacu mubona amakuru mashyashya, nuko mwakora subscribe mukakora ahantu ari inzogera, mukaza mubona amakuru buri munsi bashyashya abagenda bageraho. Kandi mushaka ko mukomeza kugenda mutera imbere cyane, mugenda mubona utuntu twinshi cyane twamamaza ibikorwa byanyu, mwagana Gospel TV. Ibyo byose zabibafashamo.